se nyirangaza mani munsi biragenda bite none hakoreka nkubwire wicaye wataritse akaguru ngo nge nyirangazari ni hese kuri umuhungu se ubundi wagiye guhiga wagiye gukora n'ikiyede ega nge ndacyari umwana ntabwo bacyari umwana se uracyari umwana uko nabonye uzi kuhongobeza nk'ikigabo cyashaje uko nabonye umara ibiparato nka bitatu hangiza ngo ndacyari umwana umwana ujya hejuru bigenza kabisa ko numva yewe se wowe nyine njye guhinga none dushaka uje kwiba ariko nyine numva nshaka kurya akaga karagwira aho uzi ko wagira ngo narakubyaye uziko nsigaye niyo naba narakubyaye kandi jewe niyo waba ugira indinga nakuriyana nakubyara ukaburya ntazo umuntu azahora anywa amazi nako by'inamba bamubwire uyu ni umwana wo mu cyaro ugiye kumpamagara ibintu byose ninjye mvuga uvuga ati mabuja nize kaje kuguha amafaranga bazi ko nagafashe cece kangaho mabuja nawe rwose allo salama mwana twarera mabuja meze neza ariko kado reka nkubaze urabona nkiriya nuzi ko reba kuntu iriya televiziyo imeze nayihanaguye mabuja ugiye kuzanesha ugiye kuzayikoreza amashusho nayihanaguye aho ubundi wandagiye nk'umukozi ntangaye ndakuzabara nunyirukane kabisa nunyirukane nabihanaguye reba rino karo kuntu bisi uri kurireba ese mabuja rikaro rirasa neza nari mbabara ndaje mbihanagura wari uzi ko ntari bugufate umva nkubwire rero nubwo nabaye icyamamare cyose ntabwo nakwibagirwa umwana twarerana uri kubyumva noneho ubu ngubu tuvugana nari ndi ku kibuga cy'indege nari ngiye kujya ku kibuga cy'indege gutega indege ndi kwitegura nuko mfite umukozi aha ngaho uri kuntesha umutwe neka inyama cyane ako nta nugumva uko ndi kuvugana n'umuntu uteka inyama ziriya nyama zikarange nta n'amazi zirimo udushyiremo n'amazi none urimo urambaza gutyo undi se ko ngiye kwigenda se uri buzirye wenyine mabuja nawe rwose rero umva nyine mfite umukozi imana yanjye hano arenda kuzantoraguza amashashi aho ngaho ni abakozi bakiboneka ngo ndangire basi oya mabuja ntunyirukane kuko ugiye guhiga undi mukozi ndi hano mabuja arananiye muhemba ngo noneho mana kuba uri umusitari ukaba ugira abafana bo gutesha umutwe noneho ukagira n'igikoze aha ngaha telefone sinjya nduka bari kumpamagara none nkagira n'umukozi unesha umutwe aha ngaha ngiye gutoragurisha oya kabisa mabuja mbabara ntunyirukane uri mabuja mwiza wakemera se umva nkubwire wowe nyine wajya utuzugura kubera ko twareranwe ntabwo byakunda rero uri kumva reka mba nkuretse tuze kuvugana mu kanya nyine mba nkubwire reka mbe nkuretse tuze kuvugana mu kanya nari maze gupakinga reka ngende banagira igihe bacekinga imizigo yanjye reka njye gufata nari ngiye Dubai reka njye gufata indege ngende sibyo tuzasubira n'ingaruka wowe uzandangira undi mukozi wowe ahubwo nzaza nk'umuntu twareranwe nibimara guca muzaza ngusunikira abapana ibintu byo kuvuga ngo akazi nzaza nkuremera ariko ntabwo wankorera cyane ukuri ndanagoranye rega nzaza nyakoherereza rwose umva nkubwire ndagiye nsanga biriya bintu wabikoze byose mabuja ndabikora neza sawa umva nyirangaza ikamubwira umva nkubwire umbwire iki utumye nkwita mabuja utari amabuja inzara ikunyica imere nabi akanyenyeri vuba akanyenyeri kiki kirava mwana njya kurya capati haruguru bimeze nabi none se kankubwire njye uratuma nkwita mabuja ntabwo byakunda unsanze iwanjye urangira ngo mabuja ngurira akantu kandi akanyenyeri gira vuba kandi nje kwa mukuru ubundi urwana nkuru ko kibimenyera cyagira vuba nawe nje nta mikino ndi kumwe nawe ariko wanyitwayeho neza ko ndi gukora ejo buri nimba umusitari nizozumbwira ati ninguhe ifoto numara ko umusitari uzanyibagirwa ntabwo nzakwibagirwa shiri nzahora nkwibuka sibyo uzanyibuka nzakwibuka akore kuntu utumye mwita mabuja tena mabuja numva n'igifu kimeze nabi basi reka mukanywa akanyenyeri guhijana sibyo nari igiceri cy'ijana cyonyine rega nubwo mba ndi kwiyemera agira ngo nihagarareho mu cyaro ariko i Kigali birakaze i Kigali ibintu bimeze nabi akira shyiramo nimero yawe sawa kandi urakoze kunkorera ibintu rega utakubonye ntakubara utakubonye ntakubara uransuzuguje kabisa
n'intyango ry'ndagaca ariko wayora gutyo ukazacyura umubyizi ariko bose nta kunumva ntagize niriwe nkora umugongo watunutse umuntu uzana menshi mu kazi ubonye abandi batariyogoshesheje none se bariyogoshesheje kuba warampaye akazi mfite menshi bose ariko ese ko unama nk'umuntu wamize fera beto ubu ntabwo wakunama gutya ngo uyore neza gutya ubwo nuko nguko ntakireka mbikore nyine nk'uko bitegetse banyakubaho ba bose sibyo se abandi bana barakagufatanye nawe uri aho ngaho urasamye ubona iyi mikorere yawe yazakugeza ako bose nakoze harabura isaha imwe ngo ikiyede cyane oya ntabwo ari wowe wiha umubyizi ni ngewe nk'ubwo si ngewe bosi wawe none se abayede batasanga si saa 11 si turi saa 10 ubwo ukorera amasaha ntabwo ukora akazi ahubwo no kunyicira akazi mpereza igitiyo ni none urayijyana kwande se kugira ngo utampembare sijyana ku nzu yanjye se nanakubara ariko burya nkaguha 2,500 ukagenda aba bosi nuko munyera ubundi watanze mituweli nanga mituweli se nyereka mituweli nyine mituweli barayitanga iwacu se ntibayitanga iwacu barayitanga ubu nta n'ikintu ntabwo uzi wagwani uraza ngo mituweli narayitanga ikarayi yawe si irava basi nyine ikarayi yawe yaramenetse irava ni ukuvuga ngo uzana n'ikarayi nzima mu kazi none si ikarayi nzima si yo sawa ikarayi igomba kuba iva ushyiramo amazi akameneka urumva bose umemba y'uyu munsi ejo nzazana ikarayi uzazana ikarayi iva ibyo nzashyiramo amazi nkabona ari kumeneka yose agashiramo urumva ntari nyine reka ngomeze tuvugane ndi bitabaye ibyo rwose nge nzakwirukana ntabwo ari bimba mushaka ako bose wakwitwaye neza nubabonye ko uzigenda mu TikTok ejo ugomba kuzana mituweli nakwamamariza rega uri umukire ariko ngiye mfite impano yanjye mfite umunwa wanjye ejo bundi nanakwamamariza rega umunwa n'amafaranga bihurira he umunwa n'amafaranga ariko ibintu byose bibunganira na bose icyambere ni gusa umva ibintu biri ngiye ngutume uzazana ikarayi iva uzane na mituweli si ibintu bibiri hanyuma igitiyo nushaka uzageza wiryamira mfite abasore b'inkorokoro bazajya babikora ndabwira iwacu bayinyoherereze mfite abasore b'inkorokoro nyine ndabwira mama anyoherereze agakarita iyo sima mu kanya uba uyimazeho ariko ejo ngewe sinzabisubiremo uyu ni nyirangaza ariko umunsi wanjye wagenze nabuze uraturumbutse he iyi niyo dubaye buvuga se ugere gwino